byonyine urwangano rwari ruri mu banyarwanda ukutaba ibyo gusaba imbabazi n'ubumwe n'ubwiyunge byari bitaratangira byari bikeneye rero umuntu uri strong utagendera ku marangamutima nicyo kintu navuze kuri Paul Kagame nuko iby'amarangamutima yabishyizeho ibyo kuvuga ngo ikene wabo abishyira ku ruhande no kuvuga ngo yaminimije dega zabaye nubwo hari dega zabaye ariko dega nyinshi zaragabanutse kuko iyo bitaba ibyo twari kumera nk'igihugu nk'icya Somalia ubu tuba tukimeze nka Somalia kuko ahantu hapfuye miliyoni imwe y'abantu ababishe baraho hafi cyangwa abandi barahunze birumvikana yuko harimo ikikorwa gikomeye cyane kugira ngo ufate abo bantu bose ubahuze dore yuko icyo gihe abanyarwanda bari baje baturutse mu bihugu ubu nta n'ukibyibuka bari baturutse mu bihugu duhana imbibi kuko ari naho bari barahungiye icyo gihe abavuye Burundi twabitaga abajepe abavuye Kongo bitwa aba Dubai abavuye Uganda tubita abasajya abavuye Tanzania tubita abatizedi abo bantu reba barahuye bafite imico itandukanye bamwe baje baririra bene wabo hari abanyarwanda bo bari bari mu Rwanda bari bamaze kubura inshuti zabo inshuti magara abavandimwe ukuvuga ngo abantu nibabyumva gutya ntibagiye ngo nugushima ubutegetsi ahubwo direka nanabonereho hari akantu nashakaga kuvuga turakomerezaho kuva nakorana na Bwiza hari umuntu umwe wanyuze mu gikari muri commentaire aranyihanangiriza cyane ati iyo Bwiza ukorana nayo ngenda avuga nti Bwiza ni umuntu challenginga turaganira kandi nge nta wunyemeza ibintu tuba tutumvikanye arambwira ati rero ati nihitiraga atari kugiye kuzamera nk'aba Makuza baba yambwiye Makuza bampora iki na Rucago ngewe uwo mugabo yitwa aba mu Budage yitwa Nkinzingabo niko yambwiye icyo gihe ndagira ngo nkubwire ngo Nkinzingabo rero niki kiganiro riri bugikurikira abantu bavuze ko nshobora kuba namera nkabo shaka kumera nkabo ngize amahirwe namera nkabo kuko nibo bantu bari mu bantu bahembwa amafaranga menshi muri uru Rwanda ariko icyo nashaka kuvuga iyo babireka ni ukuvuga ngo tuvugishije ukuri umuntu nongere nisobanure so gusingiza leta cyangwa FPR cyangwa Kagame uko tuzi intera hamwe zabyukaga ngo zigiye gukora zikajya ku mabariyeri zikajya kuri bariyeri oya zajyaga urugo ku rugo zifite amahiri aba FPR nayitsinda ikavuga iti none turahinduye tugiye kugenda duhiga buri muhutu wese dushyireho bariyeri tumuteme uwo tubonye wese tumuteme mwimagine byari kuba ibyo bintu kandi mpamya yuko cyane cyane Paul Kagame kuko ari wari umugaba w'ingabo wa FPR niwe muntu wahagaritse ibyo bintu nta wundi tubaramutse inshuti bavandimwe ba Bwiza TV ndetse na Ukuri Mbona TV uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro twabasezeranije Karasira waramutse mwaramutse neza imbe ikumereye nabi oya umuhindo watangiye biragaragara imvura imaze iminsi igwa twari twarayibuze ubu rero ni byiza cyane tubwira abaturage tubashishikariza abatari batangira gufata amasuka bakajya mu murima ntituzicwe n'inzara kugira ngo tuzabone ibyo tujya kodere corona yaratuzahaje cyane kabisa ntabwo twabura byose ngo tubure n'ibyo kurya twaba dupfuye noneho twaba dupfuye turangiye hanyuma someza ute amakuru y'iminsi ndaho ndashima Gitare ni ibisanzwe da se Gitare uramuzi Gitare Imana nta kuntu ntamenye Imana nawe uri umuhungu wa Gitare noneho turanashima n'ibye hari byiza twagezeho muri iyi minsi aho wabonye yuko twabonye umukaridinari nibwo bwa mbere bibaye mu Rwanda no muri kano karere ngira ngo abarundi bo ntibari bamubona Tanzania yo ndumva imufite na Uganda na Kongo ariko ariye na amateka yandi twanditse cyane cyane kuba mu bintu by'abagendera mu mye kwemera cyane cyane abo muri Kiliziya Gatolika nkaho uri umukatolika ni gute urira nkuru wayakiriye iya nkuru nayakiriye neza cyane kuko icyambere cyo ngewe Antoine Kambanda igihe yambereye préfet des études mu seminari préfet des études
kubera ko yari yarize na Uganda, niwe muntu wa mbere ya 94 niwe muntu wakoreshaga misa akayisoma mu Cyongereza. Agakunda kuvuga rero ku by'abatagatifu ba Uganda, ku buryo abanyeshuri bari baramuhaye n'agasirino k'umutagatifu witwaga Gatikiro. Uriya abantu benshi bamwitaga Gatisi, Gatikiro. Urumva rero ni umuntu watubereye prefet de discipline des études des études, agadupangira abarimu beza, yakoze akazi ke neza rwose. Yari umugabo muzima, ku buryo giye byaranshimishije by'umwihariko. Urumva ko usa nkaho uza amateka ye cyane. Yego. Nk'u Rwanda ubona bivuze iki kuba rwaragize cardinal? Oya, u Rwanda Kiliziya Gatolika urabona yuko ni nka institution ikomeye ku isi yose. No kuvuga ngo twayigize ijwi rizajya rituvugira. Kandi Kiliziya Gatolika ifite byinshi buriya mu Rwanda inabazwa mu mateka, ifite byinshi yasobanura, ifite byinshi byiza yakoze, harimo n'ibyo bavuga bibi yakoze. No kuvuga ngo noneho tuzajya tunegosiya neza. Twabonye mbo negociateur. Bifite icyo bivuze kuri politike y'u Rwanda. Politike y'u Rwanda definitely bifite icyo bivuze cyane. Hanyuma twagiye ku ntego y'umunsi cyangwa se sije y'umunsi, insanganyamatsiko, aho ugira uti hari ibyo u Rwanda rwagezeho kuva aho FPR ifatiye ubutegetsi ndetse kuva aho Perezida Kagame yayoboye u Rwanda. Karasira, ibyo bintu byaba ari nk'ibihe? Oya, urabona ikintu cya mbere muri jenoside yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda, hari ikintu abantu batazi. Habayemo jenoside, haba intambara, amazu arasenywa, hakaba harabaye impunzi nyinshi zihuse zijya mu gihugu cya Kongo. Ariko haza n'impunzi zari zarahunze muri 59 muri 73 zari zifite ibintu byazo nazo zasize. Byonyine urwangano rwari ruri mu banyarwanda, ukutaba ibyo gusaba imbabazi n'ubumwe n'ubwiyunge byari bitaratangira. Byari bikeneye rero umuntu uri strong, utagendera ku marangamutima. Nicyo kintu navuze kuri Paul Kagame, nuko iby'amarangamutima yabishyizeho, ibyo kuvuga ngo ikene wabo abishyira ku ruhande. No kuvuga ngo yaminimije dega zabaye, nubwo hari dega zabaye, ariko dega nyinshi zaragabanutse, kuko iyo bitaba ibyo twari kumera nk'igihugu nk'icya Somalia. Ubu tuba tukimeze nka Somalia, kuko ahantu hapfuye 1 miliyoni y'abantu, ababishe baraho hafi cyangwa abandi barahunze. Birumvikana yuko harimo igikorwa gikomeye cyane kugira ngo ufate abo bantu bose ubahuze. Dore yuko icyo gihe abanyarwanda bari baje baturutse mu bihugu, ubu nta n'ukibyibuka, bari baturutse mu bihugu duhana imbibi, kuko ari naho bari barahungiye. Icyo gihe abavuye Burundi twabitaga abajepe, abavuye Kongo bitwa aba Dubai, abavuye Uganda tubita abasajya, abavuye Tanzania tubita abatizedi. Abo bantu reba barahuye, bafite imico itandukanye. Bamwe baje baririra bene wabo, hari abanyarwanda bo bari mu Rwanda bari bamaze kubura inshuti zabo, inshuti magara, abavandimwe, ababyeyi n'abana. Abo bantu bose ntago bashoboraga kuba babana wishyize mu gutekereza neza. Hari reglement de compte zishobora kuba zagabanijwe, ubundi umuntu ari kujya yihorera. No kuvuga ngo abantu nibabyumva gutya ntibagiye ngo nugushima ubutegetsi, ahubwo direka nanabonereho hari akantu nashakaga kuvuga, turakomerezaho. Kuva nakorana na Bwiza, hari umuntu umwe wanyuze mu gikari muri commentaire, aranyihanangiriza cyane ati iyo Bwiza ukorana nayo, ngenda avuga nti Bwiza ni umuntu challenginga, turaganira kandi nge nta wunyemeza ibintu tuba tutumvikanye. Arambwira ati rero ati nihitiraga atari kugiye kuzamera nka ba Makuza, yambwiye Makuza bampora iki na Rucagu. Ngewe uwo mugabo yitwa aba mu Budage, yitwa Nkinzingabo. Niko yambwiye icyo gihe. Ndagira ngo nkubwire ngo Nkinzingabo rero n'iki kiganiro riri bugikurikira, abantu wavuze ko nshobora kuba namera nkabo, shaka kumera nkabo, ngize amahirwe namera nkabo, kuko nibo bantu bari mu bantu bahembwa amafaranga menshi muri uru Rwanda. Rucagu ari no muri pension. Ngize amahirwe nkabona akazi, nkazagasezererwaho, ntafunzwe, nkigira muri pension yanjye. Ibyo bintu rwose wavuze, wari uzi ko uri kunca intege, ntago nacika intege kubera kumera nk'abagabo nk'abo wari umbwiye. Kuko abo bagabo ni abantu bahindurirwa imyanya, kandi iteka bagenda babona za promotion, kugira ngo umbwire ngo namera nka Makuza, ayo mahirwe nayavana hehe? Ntago rwose. Ubwo rero narindi nkiri
ku ngingo y'uyu munsi ngira ngo ngisobanurira n'abantu bajye bashyiraho komanteri bumva yuko iteka umuntu agomba kubasingiza. Abantu benshi bazi yuko Karasira ari umuntu ugomba kuza ari umurakare. Burega mujye mumenya n'ubutaka turiho, ntabwo naba ndi mu Rwanda ngo mnirirwe ndi umurakare wa leta y'u Rwanda. Nakwigeza ni nko kuvuga ngo kuvuga ngo ngiye guterura isi, mwabanza mukambangira ingata, namwe nibo banze muze mumfashe iyo leta y'u Rwanda. Niba mushaka ko nyiterura nkayihangana nayo, mumbangira ingata nyiterure nyishyire ku mutwe wanjye. Mumenye ahantu turi. Naba ndagiye hari ibyo nashoboye gutangaza. Mwebwe se mukoresha za pseudonyme mwihishe, mukagenda mubeshya utuntu kuri muhindura amazina yanyu, mupostinga utuntu mutanasubiramo. Ubwo rero icyo navuga cyo ni kimwe, nuko hari dega zo zarabaye zitari nyinshi. Harimo abantu barabivuga, harimo abantu bihoreye, kandi abo bamwe nabo wibuke ko bahanwe Karasira. Abo bantu bihoreye bamwe barahanwe nibyo. Ariko icyo nashaka kuvuga, iyo babireka ni ukuvuga ngo tuvugishije ukuri, umuntu nongere nisobanure, si ugusingiza leta cyangwa FPR cyangwa Kagame. Uko tuzi interahamwe zabyukaga ngo zigiye gukora, zikajya ku mabariyeri, zikajya kuri bariyeri, oya zajyaga urugo ku rugo zifite amahiri. Aba FPR nayo itsinda ikavuga iti none turahinduye, tugiye kugenda duhiga buri muhutu wese, dushyireho bariyeri, tumuteme, uwo tubonye wese tumuteme. Mwimagine byari kuba ibyo bintu. Kandi mpamya yuko cyane cyane Paul Kagame, kuko ari wari umugaba w'ingabo wa FPR, niwe muntu wahagaritse ibyo bintu, nta wundi. Ariko niwe wabategekaga akababwira ati ibi ngibi ntago bizaboneka neza, ibi bintu ntibishoboka. Ibyo rero ni ikintu rwose cyo kumushimira. Tujye tunenga kandi tunashime, kuko ibyo bintu iyo biba hari kurokoka abantu bakeya, na n'ubu tuba tukiri mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ku interahamwe zagiraga gutya zikavuga ziti tugiye kubohoza kwa kanaka, zigafata abakobwa b'abandi zikabafata ku ngufu, zigafata amazu y'abantu zikayasenya. Iyo FPR nayo ihindura ikavuga iti none buri muhutu wese tugiye kumukorera ibyo, ngewe ubivuga hari abantu banjye bagiye muri regrema de compte, ariko sinemeza ko ari FPR yari yabipanze. Bashobora kuba baragiye muri regrema de compte kubera yuko harimo abantu baciye muri humye FPR, babikabikora ku giti cyabo bashaka kubohoza amazu cyangwa bashaka kugira uti. Mvuga yuko ibyo bintu nabyo byarabaye, ariko ntabwo byari bishyigikiwe, kuko iyo biba byishyigikiwe byari gukorwa nk'uko iby'interahamwe byakozwe. Bakavuga bati liste umurenge uyu n'uyu turahera mu kagara kanaka, dufate kanaka, dufate kanaka, tubice, abandi tubice urubozo, abandi tufatimi tubafomboze, abandi tubatera amahiri, abakobwa babo tubanze tubafate ku ngufu, abagore babo tubafate ku ngufu. Ibyo bintu ntabwo byigeze biba nyuma y'94, ku buryo byageze ubwo bitangaza aho ahantu hari hamaze kukorerwa jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda, aho abantu bashoboraga kwicarana bigatangaza n'amahanga kubona abantu mu nyuma nta n'iminsi mike yashize abantu barateganaga bisi taxi, bakicaranamo bakagenda bavuga ururimi rumwe, bagahurira mu manama bakicarana mu maofisi bakicarana. Kandi ibyo bintu byari harimo inzigo ikomeye. Urumva byasabye umuntu uri strong, ufite ubumuntu, ufite ikintu nakwita kudagendera ku marangamutima, cyane cyane gukunda igihugu no kutagendera ko igihugu ari icy'abantu bose, ari icy'abantu bose. Nta kuvuga ngo hari bene wacu twagiranye ngo nibo bagomba kumera gutya nguko. Nyuma y'ibyo rero ngira ngo hari sinzi niba ari icyo wambaza kuri kubyo nakubaza. Wenda reka tugende tureba ku ngingo ku yindi. Twarebye wenda mu gihe ubwo urugamba rwamara gukora igihugu ari rumaze kurangira, hanini ibyo wavugaga uburyo abantu bagomba kubana. Iyo urebye gahunda yabayeho y'ubumwe n'ubwiyunge, cyane cyane ndetse ariyo tujyaho, ubona kuko cyane cyane icyo uri kuvuga ni imbaraga z'ubuyobozi cyangwa se imbaraga z'umuyobozi zajemo zigatuma abantu barushaho kwiyunga. Karasira, ubona ari uruhe rugendo cyangwa se byarasabye iki cyangwa se byarakozwe mu buryo kugira ngo abantu uyu munsi none babe babanye? Oya, habayeho igitsure, abantu barigishijwe, ariko biragoranye. Nanjye kunishyize mu mwanya wabo nabyumva, ntago
kanaka wakwiciye nta kugira ngo bakubwire ngo ubane nawe ntago wapfa kubyemera ariko habayemo igitsure kandi leta igenda ibigisha ko bishoboka nabo ubwabo barareba babona nta yindi solution ahari kuko nta kundi abaturanyi bawe niba ari abakwiciye kandi muturanye ni hahandi uzakenera amazi ni hahandi uzakenera umuriro uzakenera umunyu byagombaga kurenzaho ibyo bintu rero tukaba tunashimira abantu bemeye bagasaba imbabazi ariko bazikuye ku mutima yego abo bantu basabye imbabazi byatumye batanga ihumure kuko cyane cyane buriya umuntu wari ubabaye cyane si n'uwahemukiwe ahubwo cyane cyane wahemutse niwe wari ufite ikibazo ku mutima kuko abantu bawe barabica ukababara bikarangira ariko wabishe we akomeza afite akangunonwa afite ipfunwe byasabaga yuko batera intambwe kandi benshi barayiteye ari muri gereza batera intambwe ari mu midugudu mu mirenge mu tugari batera intambwe bavuga ukuri biriya rero byabaye byiza ariko binashyigikirwa n'amategeko kuko iyo haba hari amategeko ajegajega ntago bari kujya mu kwihorera cyane kuruta kuko abantu bakubaka igihugu kujya kubaka igihugu hanyuma Karasira twagiye wenda twihute tugende tuvuga wenda nk'umuntu wari mu Rwanda wakomerekejwe ndetse n'ibyabaye jenoside ikagutwara abawe ndetse ukareba abaturanyi bawe bose niko byagenze urugamba rurarangiye jenoside irahagaritswe abantu bamwe bahanwe n'ibyaha barafunzwe abandi nabo babaye imfubyi abandi barapfaka urumva mw'icyo gihe noneho tugende turebe n'ibiki ubona bitazibagirana n'ibiki ubona byakozwe abantu bakwiye kuba bigiraho cyane ko bizi ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifatwaho nk'urugero ngira ngo nk'uko bavuze ko kuba u Rwanda rwari rufite Perezida Kagame ari amahirwe yabayeho kuba hanini ari we wavuga ko yagize uruhare runini ngira ngo niko waruvuze Karasira sinkubeshyera nibyo noneho nibiki ubona bitazibagirana mu myaka 26 ishize ubwo ndagira ngo tujye mu bintu byinshi bitandukanye byagiye bibaho wavuga uti ibintu ni kimwe mu bintu byagaragaje kugira ubuyobozi bufite icyerekezo cyangwa se ubuyobozi bureba kure ushobora nko kubona nk'ikintu cyakozwe nk'ubutabera budasanzwe u Rwanda rutari rumenyereye n'isi yose itari imenyereye ubutabera bita gacaca gacaca ifite ukuntu yakozwe ku buryo byari ari nk'icyitegererezo cy'u Rwanda ni made in Rwanda n'umwihariko w'u Rwanda nta handi hantu bigeze babigerageza ngo bishoboke aho ngaho rwose nabivuga ikindi cya kabiri ni ukuntu hajemo abanyarwanda bamwe bari barabuze ibyabo barasenyewe amazu abandi baza bavuye hanze bazi ko basize ibintu byabo ariko babura aho baba bamwe babyitaga kubohoza babohoza amazu ariko kubera amategeko akomeye harimo no kwigisha byabaye ngombwa ko abantu bose bishakira amazu yabo ubutaka muribuka ku bwa Roza Kabuye niho nahera ari prefe w'umujyi wa Kigali agenda abwira abantu ati muzashaka amazu yanyu mwitwara amazu y'abandi umuntu yahunguka aza afite ipfunwe cyangwa afite ubwoba niba hari n'icyo yanakoze ariko abana be bakabaha inzu yego turibuka mu Mutara ibintu byigeze kuba aho abantu cyane cyane bamwe mu basirikare bakomeye niyo mpamvu nkubwira ngo Perezida Paul Kagame afite umwihariko kuko hari n'abandi bakorana nabo wenda bashyira mu bikorwa ariko harimo n'abatana kuko icyo gihe n'abantu bakomeye bari bagiye hariya mu Mutara biha ibikingi ariko icyo gihe byari ibintu byandakuzi by'ikimenyane yarabyihivanyemo aravuga ati abaturage bagomba kugira amasambu kugeza ubu tukaba mu kindi kintu cyakemuye nk'ibibazo ibibazo by'ubutaka ni uburyo iyandikwa ry'ubutaka kuko buriya ni conflict management kuko abo ikintu bita ubutaka ikintu bita isambu mu Rwanda ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu giteranya abantu giteranya abavandimwe gituma abantu bahemuka igihe rero kuri iyi ngoma ya Paul Kagame ubutaka bwaragiye burandikwa ikindi kintu buriya nakunda ni imbabazi ni ukuvuga yuko Perezida Paul Kagame hari ahantu yagiye agira imbabazi bizwi yuko yigeze kubabarira
ajya anyuzamo akababarira abanyururu, anyuzamo rwose akababarira abanyururu, ibyo birazwi. Ikindi no mu bayobozi, kuko bigaragara ko ari wa muntu uzi yuko umuntu agira amakosa akagira. Ntawuyobewe senateri Evode yari yakoze amakosa akomeye, ariko niba perezida uko atekereza avuga ati umuriya ni umuntu yakosa, ibyo bintu nabyo ni byiza. Buri ikintu cy'imbabazi nacyo kigomba kuba cyiza mu bayobozi, ukababarira ugahindurira umwanya umuntu, kuko ari wowe wenda yashobora, uwa mbere ashobora kuba atawushoboye ariko ukurikira akawushobora. Mu magambo make rero navuga imbabazi zagiye zitangwa, navuga inkiko gacaca, navuga porogaramu z'ubutaka, iby'amajyambere byo ntaho wenda bihuriye, ndumva byo twabizabishakira undi mwanya. Wenda reka tujye ku mutekano. Mu myaka 26 ishize, kuba uyu munsi none Karasira uryama, ku uyu munsi nge ndyama, ku uyu munsi undi aryama, nuko hari umutekano. Ubibona gute ukurikije n'igihe twanyuzemo mu gihe cy'imyaka wenda twari imyaka 30, utohera 90, tuzamuke tugere 94, none nyuma ya 94 tuze tugere muri 2020? Oya, inzego z'umutekano ubona ko zitajegajega, kandi ikibigaragaza nuko ntabwo u Rwanda ari igihugu kinakunzwe, gifite abanzi cyane cyane, harimo bavuyemo bagihekuye, abandi bavamo bakoze amakosa yabo. Ariko tutanibagiwe hari n'intambara buriya yabaye ikomeye abantu batazi, yahariya mu majyaruguru mu Gicengezi, yabayeho muri za 97, 98, hari kugera hafi za 2, yari ikomeye cyane ishyushye, ariko u Rwanda rwashoboye kuyivamo neza, rurayitsinda. Ikindi u Rwanda nibyo nakubwiye by'imbabazi, u Rwanda rwemereye abantu bose bashaka kubaka igihugu yuko bashobora kuza mu Rwanda bagakorana. Ari byo bikunda kugaragara muzi ahantu bita Mutobo, abantu hafi ya bose basa nk'abarwanyaga leta, ariko bakemera kuvuga ati turatashye, baragenda bagahugurwa, cyane abasirikare n'abasirikare n'ubunini kuvuga. Iriya nayo ni diplomasi nziza, aho kugira ngo ingufu zigende cyane mu masasu no kwica abantu, ubuzima bw'abantu bugenda, abantu bakwigishwa noneho bagataha. Ikibazo rero cy'umutekano mu Rwanda, umutekano rwose urahari, ni cyo gihugu cya mbere kiri furu mu mutekano, ushobora kwiryamira aho ushaka mu mujyi ukabyuka, ufite smartphone yawe nta muntu wayifashe, ahubwo ugize nk'ikibazo wanyweye nk'agacupa ukaryamira iruhande rw'umuntu, iruhande rw'igipangu runaka, usanga wowe ubwawe nta kibazo uteye, ahubwo abo wegereye nibo bagira ikibazo, bata umuntu atadupfira, ugasanga nibo bari kugenda biyaranja bashaka uburyo bakemura ibyo bibazo, bagukemurira icyo kibazo, kuko umuntu wese, ubuzima bw'umuntu burakonta mu Rwanda. Niba umuntu abuze, niba umuntu apfuye, kenshi hari abo bigomba kubazwa, kandi babibazwa bagezemo, nuvuga ngo ari amategeko atajenjeka. Ni nayo mpamvu tugira umutekano uhamye kabisa. Hanyuma Karasira, wenda tugende cyane cyane impamvu ubwo nuko ndi kugenda nkubaza, wagize uti rwose iyo hatabaho ubuyobozi bwiza, iyo hatabaho umuyobozi mwiza nka Perezida Paul Kagame, ntabwo igihugu cyo kigeze ahanga. Ukurikije uko igihugu cyubatse mu myaka 26 ishize, nkawe wari ukirimo, ubona byari byubakiye kuki? Ese koko ubona abanyarwanda barageze aho bagomba kwicara bakadamarara, cyangwa haracyari urugendo? Oya, urugendo rwo ruracyahari, ariko nta n'ikindi gihugu wavuga ko cyagera ngo kidamarare, kuko twarabibonye yuko na Etats-Unis ari cyo gihugu kiyoboye cy'igihangange ku isi, ntago cyadamarara, kandi Al-Qaeda, inkiko Islamic State zihari. Gusa u Rwanda aho rugeze, umutekano rurawutanga imbere, rukawusagurira mu mahanga, muri biriya bintu byo mu muryango w'abibumbye, ziranga umuryango umwe bwa Afrika, yego hose. Ariko abanyarwanda bagakomeza kwigishwa gukunda igihugu, bagakomeza gukunda akazi, cyane cyane akazi, kuko ubu ngubu umutekano turasa nk'abawufite wuzuye. Intambara y'amasasu yaratsinzwe ku mugaragaro,
kuko n'abarwanya u Rwanda bose bari mu mashyamba ya Kongo ngira ngo warabibonye ko bari gushira hafi ya bose. Buri gihe twumva umukoroneri wa Rodi Runana generali wapfuye. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ubu tugomba guhindura n'intambara, hakaza intambara y'ubukungu, kwigwizaho ubukungu, tugatera imbere, tukeza, tugahunika, tukagira ibyo dufungura, ibyo twihazamo n'ibyo dusagurira amahanga. Ubundi ibyo bintu nibyo bikenewe. Bikenewe kuko nk'ubu ngubu niba ubutaka bw'u Rwanda bushobora kuba bwavaho urumogi rwiza, kandi urumogi ari igihingwa ngengabukungu nk'uko ikawa imeze cyangwa icyayi no mu bindi bihugu kandi rukoreshwa. Ngewe ndumva nk'ikiriya gitekerezo naragishyigikiye cyane rwose. nawe urumva uzaba umuhinzi warwo. Bizaterwa na lisansi uko umuntu azayibona, ariko nanjye numva iyo business nayijyamo rwose, cyangwa ajya muri association y'abahinzi b'urumogi rwose. Ariko bitavuga ko narunywa. Oya, impamvu ndushyigikiye nuko numvise akamaro kabyo, havamo imiti myinshi, imiti ivura y'ibinya, anesthesi, imiti igabanya ububabare, imiti ya za kanseri. Urumogi rwose twaravumbuye ahubwo. Kera bundi babaga umuhinzi wa kawa niwe muntu wabaga ari umukungu, ari umukire. Bivuze ko umuntu ugiye guhinga urumogi nawe azaba ari umuntu ukomeye rwose. Sinzi ko kubera ko ari ikinyobwa nanone cy'ikiyobyabwenge. Ngira ngo leta y'u Rwanda izabyitaho, ireba izaba ihari lisansi. Rega n'ikawa ntiyoroshye, ikawa y'umwe nyinshi umutima urakuzamukana buriya. Ikawa nayo ntago, ariko rero ikibazo cy'ikawa ntago mu Rwanda bayikunda burya. Burya mu Rwanda tuyisagurira amahanga, ariko ko abanyarwanda banywa kawa ni abanyarwanda basirimutse bari civilize. Ariko abanywi b'urumogi bo ni benshi kabisa. Ni batabyitondeye rwajya ruhaba fuite ruka. Hanyuma Karasira, uyu munsi none urimo uravuga ibyiza byagezweho n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu minsi yashize abantu bumvaga bakagufata Karasira aranenga, bamwe bakavuga ati Karasira ashobora kuba ari umupoza. Uyu munsi none abantu bakumuvuga ko u Rwanda ari ryo bwagezeho, kandi kuko biragaragara, nawe urabivuga, uranagaragaza n'ingero nyinshi cyane. Ubwo ntibari buvuge ati Karasira ni aravuga indimi ebyiri. Oya. Reka rero nkubwira ikintu ugomba kumva muri ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ntago nzi uko nabivuga mu gifaransa, niho nabisomye, ariko ntago mbyibuka neza uburyo nabivugamo. Ariko ni Martin Luther King yaravuze ngo pour déclarer la guerre il ne suffit pas d'utiliser niba ari d'armes chimiques, d'armes atomiques, il suffit de dire ce qu'on pense. Ngewe ndakubwira ukuri, umuntu w'umunyakuri iyo avuze ukuri impande zombi zigomba kumwanga. Niko bimeze pe rwose, kuko impamvu ubona ari umuntu uruhande rumwe buri gihe rukunda n'undi rukunda, aba ari intagondwa kuri buri ruhande. Kuvuga ibyiza ibyo bintu nanjye ntago u Rwanda ni igihugu kiriho, ni igihugu kimaze kugira, tugiye nko mu bintu by'amajyambere, ekonomi byo birarenze. Urumva ni igihugu kimaze kwakira amanama menshi. Hano hanyuze abaperezida bose, perezida wa Amerika, w'Ubushinwa, w'Ubuhinde. Ni igihugu kiviva, kirakora. Isiraheli ubuzima burakorwa, buragenda. Ntago rero uretse ibintu by'ubujiji, ntago no kubeshya abantu b'injiji, ntago wavuga ngo icyo gihugu ni mu muriro. Ntago wavuga ngo ni mu muriro. Bajya bakigeranya ko mu buryo wenda bw'igitugu, niko bamwe bavuga nka Corée du Nord. Ariko Corée du Nord nta muntu ujya ubasura, nta mubano n'amahanga, ntaki. Mu gihe no bazi diplomasi. Urumva abantu bose bahanganye n'u Rwanda, hafi ya bose abantu bose bahanganye n'u Rwanda. Ngira ngo warabumvise bamwe n'ubu bafatirwa muri mu Buholandi hehe n'ibiki. No kubera diplomasi y'igihugu. Nuvuga ngo u Rwanda rurakora, wenda hari ibitagenda koko, ariko ibyo bitagenda ntago byagira nk'umuntu w'umunyakuri. Ntago nakwirirwa mvuga ngo buri gihe ngo ibintu ntibigenda. Harimo ibigenda, ariko njya mvuga nti wenda mu burezi baracyakeneye intambwe z'uko hari cyakorwa, kandi mu gihe abantu bagihari intambwe zihora ziterwa. Ariko rero kumbwira ngo abantu bazibaza ngo iki ni ibintu niteguye, ni ukuvuga ngo ni hahandi nimvuga ngo mu Rwanda ibintu ntibigenda, nzashyigikirwa na opposition, kandi uzaba ufite ibyo wirengagije nawe uzureba nzi ndeba. Kandi noneho
nanjye hari n'ikintu mba ndi guhomba kuko n'uwambona yamfata nk'umusazi kuko aravuga ati uriya muntu ko ari mu Rwanda akaba bimwe na bimwe abibona akabona abantu baryama bakabyuka nta muntu wapfuye akabona nta muntu wateye undi kera habaga ibyo bitaga gutera za gatarina umuntu agafata gatarina akayitera agiye kwiba umuntu urumva igisambo bagifata ahubwo nk'ibisambo sinzi impamvu bidashimira leta noneho ni nabyo bya mbere buri ibisambo kera iyo bagifataga bahitaga bakica ngira ngo wenda menya ari nabwo bari gutestinga uko bazica abantu muri genocide mbere ya 1994 igisambo cyose cyafatwaga barakicaga no mu isoko iyo bakwirukankanaga iyo bakubitaga umwe yagukubitaga umutego bose ufite ibuye ufite icyo gakubita umuntu akaba arapfuye bavuga ko bahambwaga n'abanyururu ariko ubu ngubu igisambo uragifata kikwibye ntago wakijyana kuri polisi kiri kuvirirana barakubwira ati banzu kigeje nawe ushobora gufunga bati bazu kivuze cyangwa se nawe ufunganwe nacyo ahubwo ugasanga wowe wafungwa kubera gukomeretsa ukazavamo utinze kuruta cyo kibye icyaha kikoroha urumva rero hari ibintu byinshi cyane amaso yerekana yuko bigenda niyo mpamvu rero rimwe nzajya nkavuga ibigenda ubundi nkaza nkavuga ibitagenda naho kuvuga ngo uruhande washimisha ni ukuvuga ngo unavuze ibitagenda hano mu Rwanda abashyigikiye ubutegetsi bagufata nabi uvuze noneho ibigenda aba opposition nabo bagufata nabi ariko iyo uvuga ko uri umuntu w'umunyakuri ni nako Yezu yabagaho Yezu nawe buriya ntago yishingaga iby'abafarizayi bazamuvugaho ntiyishingaga iby'abaromani bagombaga kumuvugaho yavugaga ibintu uko abibona kandi kwemera ibintu uko biri ni nabyo byiza kuko n'ababa opposition njya numva banavuga ibitagenda njya nibaza ubahaye ubuyobozi bahatangirira kuri zero cyangwa batangirira ku bimaze kugerwaho icyo nicyo kibazo umuntu yakwibaza ese ubundi ubona hari ibyo bakora bo ukurikije ibyo bavuga biragoye kuko akenshi iyo bavuga bo ntibavuga ko hari ibitagenda ahubwo bavuga umuyobozi bakavuga n'ishyaka bo bafitanye ikibazo na FPR bafitanye ikibazo na Kagame ariko kandi ugasanga abo benshi ni abantu bigeze kuba abatoni mu butegetsi bw'u Rwanda nk'ubu ngubu iyo bavuga ibintu niyo bavuga muri FPR mu byo bajya bayirega ubwicanyi bwakozwe nko mu gihe cy'ubucengezi cyangwa ubwicanyi bwakozwe muri Zaire mu byo bita mapping report ibyo rwose nabyo tuzabidebataho cyane ariko ugiye kureba tuvuze ngo ubwicanyi abantu bajye babumva ibintu babyumve neza cyane ko nanjye hari abantu inshuti zanjye nzi bapfuye mu bwicanyi nk'ubwo ngubwo bwiswe ko ari ubwa FPR ariko iyo FPR nindi wayiyoboraga ikibazo ni kimwe mu gihe cy'abacengezi General Kayumba niwe wayoboraga igisirikare hariya mu Ruhengeri na hehe none se ubu dukomeze tuvuge ko ari FPR none se ko niba harimo n'abantu bo muri RNC icyo gihe babikoze urumva ko biteye ikibazo donc icyo gihe yitwaga FPR ariko harimo abantu bayikoreragamo bashobora kuba baranavuyeho kubera ko akazi batagakoze neza uko bikwiriye iyo bita mapping report no bavuga u Rwanda cyane kubera yuko u Rwanda nirwo rwohereje abasirikare hariya ariko ugasanga ikibazo cy'u Rwanda cyahereye uko Kongo yabifashe Kongo ikitwaza yere ku Mobutu yari yararangaye cyane Mobutu ikintu yakoze yafashe abanyarwanda bari bamaze guhunga abashyira hafi y'umupaka kandi ubundi impunzi zose zijya kuri kilometero 150 na Tshisekedi umukuru ise wuriya yarabivuze avuga ati mwakoze amakosa noneho abo bantu babamenase ku Rwanda u Rwanda rugenda ruri kwitabara rubarwanya urumva bakavuga u Rwanda cyari nk'icyo gihe batera na za Kongo Kayumba Nyamwasa ari mu bantu bari bakomeye ari mu bantu bashinze DMI ubwo se Rudasingwa ari secretary wa FPR ubwo abo bantu kandi ejo bundi tutaremera mu kiganiro yakoze wenda nubwo tuzagurana ikiganiro yavuze ko bavuyemo kubera ubusambo bwabo n'amakosa bakoze oya benshi barabivugwa nk'abo bagahema Gerard bare ba procureur amafaranga bagiye batwara urumva rero niba wa mugari bari ibisambo biragoranye yuko ariko ku kantu kamwe hari ukuntu mbyumva ntabwo nta gihamya mfite ariko nkurikije ukuntu babana n'ukuntu bacikagurikamo ibice buri gihe
ukumva rwose nta unité bafite. Donc ubundi bari bakwiriye kuvuga ati duhunzeje icyo turwanira, bakagira nk'amashyaka 3 4 gusa yabahagije. RNC niyo yatangiye nakomeye, ariko nsinze abadukurikira nakurikiye RNC igitangira yatangiye yuzuye, ariko nta gihe cyashizemo tugiye twumva uwo bita Rudasingwa na Gahima bavuyemo. Ubwo n'uwitwa Jonathan nawe ndumva yaravuyemo. Urumva bivuga ngo hari ibintu baba bapfuye. Ubwo rero ntago ni bya bindi nyine, ntago ubwabo ntago bari sude, ntago bari united. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, kandi nta mpamvu bagaragaza bifitiye conflit zabo hagati yabo n'umukuru w'igihugu n'ishyaka riri ariko ntibavuga bati twakora ibi ngibi, bo bahera ku byo gusa ereri ntoya zikozwe nizo batakiraho. Nta nubwo bavuga bati twe twabikora gutya, bo baravuga ati nta kigenda, ni imibereho mibi y'abaturage, n'ubukene, n'ibyo gusa. Yes, Karasira, ubwo twari turimo tuvuga nyine ku bijyanye n'uko opposition izagufata, ariko uti ntacyo nibashaka bazavuge, so ndigira ngo nibo wasubizaga. Ariko tubanze tunarebe umuntu hari ibyo agirira ubwoba. Ngiye navuze bitagenda hano mu Rwanda, ndi under the system, nyobowe na systeme y'u Rwanda. No kuvuga ngo niyo umutekano, niyo inkorera byose. Iyo ngiye kwivuza nivuza kuri insurance yabo, donc niho nize, baranamfite. None naba naratinyutse kuvuga ibitagenda, nkatinya abantu bari wakwita baringa. Umuntu uzava muri Amerika aze ko kagira ikiranwara, tuvugisha ukuri. Ntago umuntu azava muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa mu Bubiligi ngo agire icyo ntwara, kandi n'ubundi wa mutekano barawurinze. Icyo azakora gusa nta kindi cyakoze, azandika kuri Facebook. Ni kuri Facebook. Ubwo rero icyo gitero cyo kuri Facebook yewe niyo babinga baho bingana gute, ahubwo babanza ntago nakirwajya baba bari kunzamurira n'ama views. Ujya muri Google ugashyiramo Karasira ugasanga Karasira yavuzweho byinshi. Ya Karasira, twakomeje kuri wowe. Ubundi ukurikije ibyakozwe, nicyo ubona noneho u Rwanda rwakwiye kuba rukora mu gihe nk'iki ngiki? Hari ibikorwa by'iterambere byagezweho, hari guhuza abantu, ubumwe n'ubwiyunge byarabaye, ubutabera wabivuzeho, umutekano. Umunsi tugeze muri 2026, nicyo ubona noneho cyagenda kiyongeramo kugira ngo ibintu birusheho kugumya kuba byiza? Nabivuze wenda nuko utabyumvise, abantu bakeneye umutekano wo mu nda. Ni ukuvuga ngo tugitangira wivuze twakwihaza mu biribwa, tukagira abantu bazi kwiga neza inyigo z'ubutaka, tukagira n'indi mirimo. Ubuhinzi si bwo bwonyine bugomba gukorwa, amaserivisi, kandi tugashinga leta ikadufasha n'abandi babishoboye bagashyiramo ingufu ku buryo bakereya imirimo, kuko ikibazo cy'ubushomeri nacyo kiri kuvuza ubuhuha. Abantu bakava mu bushomeri, ubundi abantu bakarya bakaryama. Abantu nibamara kurya bagahaga, ndakurahiye nibi by'amatiku ya politike nta uba bikeneye. Ko abantu benshi bajya mu bimatiku ya politike kuko inzara yabishe, kuko yibutse yuko wenda hari undi uri kurya watari kurya, ariko ubundi ibyo ngibyo nibimara kurangira nta kibazo kizabamo rwose. Yes, Karasira, twibutsa abantu ko twagiranaga ikiganiro kivuga. Murakoze cyane, kandi buri gihe tuzatugikora rimwe mu cyumweru. Wenda dushobora kuzadutinda turi abantu, ariko niyo gahunda twihaye. Naho rero hari abana babandi bambuza ngo ntugakorane na Bwiza. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko genda umuntu ukuze, nzi ibyo nkora. Ntago mushobora kunshyiramo mu nyangire. Ari hano mu Rwanda nta wigeze ashyiramo mu nyangire. Umuntu w'ikantarangiwe ntazashyiraho mu nyangire kuko nta n'ubushobozi mfiteho. Kandi turabashimiye n'abakunzi bacu mukomeza gukora subscribe, like na share. Turi kumwe tubabwira ko topic twavugagaho kwari kuvuga ibyiza u Rwanda rwagezeho, ahanini bihereye ku buyobozi rufite ubu ngubu uyu munsi none. Shalom. Katubasezeraho mu gihe byiza. Murakoze.